tangira n'umwijima filime yiswe umunsi w'urupfu we. Episode ya 3 byarangiye bageze kuri warning, bari bageze mugenzi kuri cya gitambaro bita ntuharenge usipite. iyo harenze nyine nawe urabyo ubwo ariko kuri cya gipupe Kamigo mama shenge karakubise jaho ya y'amakiriseri muri taburo. Okay. Aro check. Ako mada kurikira hano. Cyayikobwa na cyayisore ndetse wa muzimu uko ari babiri bari hano. Mwana shaka mwana wa narakubwiye. Okay mada ako ntabwo ambwiye ko kwingisha biruhanya. Okay reka nkati biruhanya. Aza kuri biruhanya narakubwiye ngo biruhanya tuzayizamuka ayizamuza aricara ashinga ibondo madamu biramucanga acaho. Bimeze bite? Nuko birangiye birimo irarangiye. Episode ya mbere nuko irangiye. Nako turakomeje tugarukira hano mugenzi umusore ni umwadeperi. Oya ni umunsi wa 7. Umucuruza amatelefoni muvandimwe yaje hano aba yafunze mwagakweto ke mu gitondo mugenzi kumwe mugenzi bantu bakora muri Alliance bambara Alliance Goropa shaba ratubeye shaho wewe nakubwira ngo business washora gushinga wawe nyuma y'ibisi bikomeze kuba n'ibihumbi 100 we ko ngo mpereza ngo igihumbi ngo mbe niriye mu gihe unyiri kubikwigisha kandi we yakwigisha ukuntu mugenzi wabona miliyoni mu masaha ngo 3 ubwo ariko mugenzi kurundi ruhande umukobwa mugenzi mwiza bwakeye neza ni mutemba shyushyu mugenzi zari zazindutse neza ari kwigendera. Ese yari agiye he? Ahantu mugenzi mu gahanda uyu nawe ari kwigendera nk'umudiyakoni ugira ngo se shaho ubutambyi ugira ngo ubutambyi bureka kurebuzwa ubundi hari ukuntu tuba dukijejwe tugahura na Derira kuko yakaje hano umusore amuturuka inyuma ako baby dore amazi urabana ari kureba nayo ukurikira filime hano abanje kureba ukuntu testinga yagiye gutestinga agiye kubaza baby hasi hariyo dukomeze baby uramamagaye cyangwa baby gare baratereta hayi umeze neza nakwitegereje reba ukuntu ugenda ndibaza ni Imana yakuremye cyangwa wowe waribumbye Mary wawe yarakubumbye umeze neza aha ngaha se naheko ndi kubona uri kugenda nta no gusura abantu kumbi n'ubwa mbere kimubonye kwitembera nanjye ngiye hano haruguru gusenga ndakubonye numva ndakwishimiye tayari ntakwiri gutinda ubundi n'ubwo dutereta ndakubonye numva ndakwishimiye. Hari ubwa mbere umbonye mbonye ukuntu utambuka uri Miss Naomi cyangwa uri Miss nde? Mbona nyine uri beauty to ndazindi kimuntu ufite ni original ntabwo ari bya bindi bagura nuko imitoma y'ubungu bimeze tugaruka ku rundi ruhande shimwe mwana sasa bariyano bari guteretana ntabwo mbishaka karirimbo. Okay reka nkuririmbire sibyo warizi ko ngiye yitwa Melody ndabizi. Okay niba ndi Melody kuva nakubona nararose umva karirimbo zaga kiri gukoreza mu muhogo waya ngo cyamizi gufari wagabihira mu muhogo cyane ntabwo ndi kukumva neza ariko ntabwo ndi kukumva wamizi gufa cyangwa barakuriza karaciye. Okay gareka shaka kandi kuka okay ngendizeho sibyo ubyumve ndagukunda be araka ubyumve ndazewe tarapu ararapa dorezeho naraka umukobwa ajya muri umukobwa aragafata aho ndemeye urenze zewo urenze diyezidora ahari nashonje sibyo bongere babita umwanda. Okay reka nanjye nkutema se kuki buri gihe turi kumwe igihe kihuye
zari ziri guteretana bimeze bite nya okay sasa kahagaze hano twagize dute shaka nyine tunatahane dushaka ukuntu tugira ibihe byiza sasa ndayangura umukobwa yisabiye umusore nyine ko bahuza badahagurukiye kurikira filime turi kumwe okay turi kumwe tubonane tuko pamoja baragenda umugore ari hano abonye umusore we wapfuye ubwo umwana apfuye se gende mu ntoki umugore akinigitse je mana tabara yasigaye avuga ngo iki gikombe kindenze nya umugore hano mana fasha Bikira Mariya naragusenze wakuyumva none umunsi nyumva umugore arangiza caho injira ishyamba barimo ishyamba utamenye n'ahantu herereye cya gipupe mihigo ku giti dore ukuntu ryatukuye ijisho ryarahiye iki gipupe gisobanuye iki iki gipupe gisobanuye iki bimeze bite nya iki gipupe gisobanuye iki bireke mu ishyamba sasa ba basore babiri umusore n'umukobwa umugore ari hano uko yagakinye igitsi ageze hano igipupe cy'ijisho ryavuyemo umusore muzimu aba nabo imbaho ebyiri zirimo zigenda niba zivuye he zizitiru ziriho we abapushayi yo manika mani bimeze bite mani pesa cyane gutarimaye mani ntabwo wakihangana iminsi imbere amafaranga yo guhereza ako nihangana ibiki mani abaniga basubiranyemo nta mafaranga mfite naho ibibazo byawe uko biruta ibyanyu wa musenzi jewe ko ikibazo byawe bitaruta ibibazo byawe n'ibyanyu ntabwo cyako ari ibyawe twunze ubumwe ntabwo imikino iba mu mafaranga iyo mikino ntabwo akaba ari ukwizana mu mafaranga twashoye imbaraga zacu urumva reka nkubwire mwana tazagira muzi we n'agashobo baracyatereta ako baby nya aracyari gutera imitoma Imana sasi kurema Imana imaze kukurema yaguteretse ku isi irangije avuga ati nta wundi mugore nzarema we gusa niyo mpamvu tuwe sibyo je nahoze ntambuka ari hirya nta mukobwa nigeze mbona urumva ndi gutaha okay umusore yabuze ubuza jawo umukobwa yaramurebye akagahungu ya nkubiswe iraho kamusare sarasenga twahoze dukeka ko afite imwe na satani ariko ngo bafitanye isano ya hafi ibyo ntabwo ari ikibazo ngo ntacyo azadutwara da muri abantu bafite amazina arimo sa okay ndi kugenda mu rugo ni hano mu rugo na hepfo kuri banki umwaza okay wageze hano tugahuza nta kibazo okay sawa turi kumwe uko pamoja iya ubutaha ugomba kuzayima nimero zayima nta kibazo yatse nimero ariko ziko yarangiye dore hano ryari gikati mugizare uramusore iyo nimero nayibonye iya ubutaha ugomba kuzayima ubutaha nimero akomereza hatariho arakomeza ageze mu gasata ariko nahangana ndi kujyazo cya kinyibagije wana nyashize zadusaza kabisa zadusaza muzarakurikira akatira hano nya sarafatiraho yigize umubinzi sibyo umubinzi okay umubinzi bituruka ku kisi kubinde sibyo aha nya komeza filime sasa abasore babuze basubiranamo ko bakaje hano baracyakurya umwana ushaka kunyambura mani kira kugira ngo amafaranga nta mfite waranyuze ushaka kuyangiza abonera amafaranga yawe nikura amafaranga ndayakureho ko bita muca ko hasi kikorye kiri hano kugira amafaranga bamusenze basore utajya gusubiranamo ku ngufu kubita umusore hasi sara yakuzamuka yawe
ho rugamba abasore atangira gusubiranamo. Sasa ni kwa kuna abasore baba bakorana barangiza ntibumvikane ku mafaranga basubiranamo. Okay, sasa nuko nari nambaye reka nza kwereka amwereka ituza arangije undi nawe reka nimurike ho bara ibyuma undi nawe ari darapa arikaraga tera icyuma araswata ho tugaruke hano. Sasa wa musore wacu kari akazina karaseze ni umubazi sibyo? ni umubazi ya kurikira filime yakaje hano yicariye ni za marasi. Mumeze mute yakubitanye na wa musore uvuye gutereta. Kuba umukire si ingeso. Kuba umukire si ingeso kabisa. Ukora neza. Waragafashe ugenda wayambariye neza. Ndabona wabaye ingagari rwose. Wabaye ingagari kabisa bisigaye byaraciye. 2000 na kangahe? Rukana gatera cyane. Nigeze kukubona uri muri kaga picnic kawe waguze ejo bundi. Nakubonye muri ka kamodoka kawe kameze nk'agakeri none usigaye warahinduye. Kize warayabonye nge. Byaciyemo kabisa ngiye byaransigaye nicere ku muhanda wapi? Ajya ku ndege wapi? Karaga picnic wagakuye akantu wari gakuye iwawe. Wabonye nari ndi mose. Kariya se karano tuntu tuba twiboneye aho ngaho tukakagendamo rimwe tukakajugunya tugafata kandi va mu rugo cyangwa se mwadumbi 20 se mvanye kuri banke kugira ngo sare udufaranga mfite kote rishashagirano uzakani ari kumwaka ibiceri. Sasa umusore w'umupfubuza ageze zose ahita yitekerera uduceri none yarakubitwe shaho yicariye ku muhanda umubebe ndamugutuye. Sasa ndagira ngo wumve umusore yaje gutura umusore iri hano umubebe byagege uguze ukuntu ateye bakuze ukuntu uwo mugore ateye wahita uva mu byawe kabisa. Imana irarema we murabura yego sha reka nkubwire sasa inkuru y'uwo mukobwa. amahoro muri make uwo mukobwa najyongoza guhita akamugiriza navuze ati se ndamusifura nkoresheje ikinyarwanda. navuze se nkoreshe isifure y'ikinyarwanda cyangwa muhamagara mu cyongereza. ndavuga ati rero kamuhamagara mu gishinwa nibwo aritaba. Okay, muhamagara mu gishinwa sasa ndagiye kwiyemera ureba ingengo ye dukeye dusa neza twita bizeho ureba utwana dukeye dusa neza nyine dufite inyuma dufite inuma nahinga. Okay, inyuma ndakubwiza ukuri niba udajya yakubwiza ukuri niwe mukobwa wenyine muri Kigali uhari. Abandi barabafunze barashize. Akora hangasha uri umuntu w'umugabo ashaka. Ubundi nakubwiye ngo niwe uzazana umugore abandi bose banza baraherekeje. Amasoni yarashitse. Ntago nkigira amasoni. nagupasaga umwana ugatumwa ngo reka nagupasaga umwana ugahita wishibura wapi? Ati ubungubu nsigaye nereta ubwibaze se nariye muteretwa. uhora ujya gusenga Jewe gutereta ni ibintu byanjye ndabikora ariko ko nkubwije baradirinze amagambo y'abasore babiri. Sasa umusore uri aha ngaha bamwatse amafaranga ahita ajya kujisha yibujije ku bakobwa. Uriya n'ikizungerezi bonye kangahe ndakubwira nawe uyu mukobwa rero twateretanye. Sasa bakiri kumubwira amubarira inkuru wa mukobwa avayo. uranyiteka nyine hari ikuntu umuntu anyura mu tugeso twishi umukobwa avayo uko yakamugiriye inkuru uko yakamubariye inkuru aramubarira temba cy'icyo avayo. Ho amakuru umeze ute? kore ko watinze Sasa urebe wa mukobwa mujyana umusore yagiye gutereta aziranye n'uyu musore. Kuba baziranye ntibihagije baranateretana. Arangije anamukubita kakandi kitwa nyine akabamfasha akabemeza. Ahita yibuka ibintu yahoze amubwira. Umva njye n'umutungo nawuterekaho umukobwa njye nabonye. Umusore byaramucanze. Umukobwa ararenze mani. Ndakugira inama kuri iyo ngingo. Zamukwereka. Sasa umusore atereta umukobwa atereta nawe uyu musore atereta. Kurikira filime. Abakobwa baranyanze kabisa. Abakobwa baranyanze yari no kumenya ko nta mukobwa atereta. Kumbe n'uyu nguyu bahuriyeho. Ati mugenzi kuryama byanze. Ati numva nshaka kukuvugisha. Umusore yarabarebye hano. Bamurisha ubu. Okay, icaranga twiganirira. Icara amatereka. Aramuzuda dore kumuhereza umukono. Kumuhereza umukono n'akaboko kamwe. Anafataho. Ako baby. Ako urabizi? Wari uzi n'ikintu? Umusore umubu waramuriye.
uko byakamucanze mugende uko episode ya 4 twayisojereye mugende dukomeza na episode ya 5 dusozera ho bimeze bite filime irarangira bite ese abagiye mu ishyamba batangiye gupfa kabanye ku ishyamba rimwe imizi iri kwica abantu kabanye Moscovian umusore bapfanye bapfiriye ahantu hamwe ndetse ishyamba ririmo mugenzi ibintu biri kwica abantu bimeze bite dusozeraga filime episode ya 5 ndetse ndakugira ngo ndagusaba ngo bantu kandi subscribe kuri Sere Media TV niyo channel yonyine mu Rwanda mw'iyi minsi iri kuduhereza utuntu nyine tuzima ndetse musobanuzi ni Gerald Escape ciao ciao ndabakunda se shamwa mwana ampaye iki ciao ciao